iyo niyo koze ya mbere. Impamvu ya mbere nuko bivanze. I Samariya hari ahantu h'imvange, abantu b'Abisirayeli babyaranye n'abantu bo muri Ashuri. Ico kiba ikizira imbere y'Imana, kuko Abisirayeli bagomba kugira gute? Kunena Abasamariya, kuko mu mategeko Imana yari yarabahaye, kuko twabivuze, Imana yari yababwiye Abisirayeli ngo ntimugashakane n'abagore n'amoko y'abanyamahanga, ntimugashaka abagore b'abanyamahanga. Nimubashaka bazayobya imitima yanyu babakure ku Mana ya Isirayeli, mutangire gusenga imana zabo. Aha turabona impamvu ya mbere kera hano i Samariya, kuko bari imvange. Kera bari bamaze gushaka abagore bivanze, bashakanye n'aba banyamahanga. Aha turabona iki rero? Igihe caragiye, bigiye kugera nyuma y'imyaka 135, za nzu 10 zijanwe muri Ashuri, zino zibiri zari zarasigaye mu gihugu ca Yuda, nazo zikora amakosa, zikora icaha kimeze nka kimwe za nzu 10 zakoze zo gusenga ibigirwamana. Nabo Imana irababara, ibatanga mu maboko y'Abakarudaya cyangwa Babuloni. Nabo bajanwa i Babuloni, za nzu zibiri, ariyo nzu ya Yuda n'inzu ya Benjamin. Nabo bajanwa i Babuloni, bamarayo imyaka 70 bari mu buretwa. Turabona iki rero hano? Turabona nyuma ya myaka 70 bagaruka, bataha mu gihugu cabo ca Isiraheli. Bagarutse ndetse basubiye kuba inzu imwe, basubiye kuba igihugu kimwe, kibasubiye kuba kandi ibihugu bibiri, kubera kuko mu buhanuzi bwa Ezekiyeli ngira ngo igice ca 38 hariya yahanuraga amagufwa yumye. Bwari ubuhanuzi yarimo ahanura ku bwoko bwa Isiraheli bwajanwe mu mahanga, Babuloni na za Ashuri, bameze nkaho basa n'amagufwa yumye, ariko avuga ko bazagaruka bagafata inkoni. Avuga inkoni ya Yuda, avuga n'inkoni ya Efurayimu ko zongera kandi zigahuzwa zikaba inkoni imwe, kuko Efurayimu ni wari ukuriye ziriya nzu 10, tukabona Yuda n'abakuriye zino zibiri, zongeye guhura rero kiba igihugu kimwe. Inshuti bavandimwe, twongeye kubakira muri studio za Timazi TV. Murakaze neza, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uyu munsi wa none twongeye kandi kugaruka kugira ngo tuganire cyane nkuko twabibemereye. Tuzajya tubagezaho ijambo ry'Imana cyane nko mu kiganiro duherutse kuganira. Twagiye tuvuga ibintu byinshi abantu bajya impaka muri Bibiliya, cyangwa ibintu abantu bavuga batazi inkomoko yabyo. Nanone nibyo tugarutse kugira ngo twongere tubabwire. Ariko nanone reka twongere tubasabe mwese abaduteza amatwi batarakora subscribe, nimudukore subscribe, mukore na comment na share, kuko duhora tubabwira muzaba muduteye inkunga nziza. Rero reka tubanze nanone dusenga Imana, hanyuma tubone gutangira. Mwami Yesu, tuguhaye icubahiro, ugusabye kubana natwe muri iki kiganiro. Zibura amatwi imitima yacu tubashe kumva ijambo ryawe nico ushaka kutugezaho uyu munsi. Abateze amatwi twese Mwami, urasaba kugira ngo uduhe kumva no gusobanukirwa, ndetse nanjye uvuga hano udufasha kugira ngo tuvuge ibivuye kuri wowe, byubaka imitima n'ubugingo ubw'icubahiro cyawe Yesu, amen. Reka tutaratangira tubabwire insanganyamatsiko y'uyu munsi wa none. Nubundi ni ukugira ngo tuganire ibintu bijyanye n'ibintu abantu babwiriza batazi inkomoko yabyo. Uyu munsi wa none nabazaniye ijambo dukunda kubwiriza rivuga ko Abayuda banenaga Abasamariya. Ese kunena Abasamariya byavuye kuki? Cyangwa Abayuda ni iyihe mpamvu yatumye banena Abasamariya? Cyo nico twashatse kugira ngo tuganire uyu munsi wa none. Ariko nanone dusome nanone mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4, dusome umurongo wa 7
dusome ndetse tugeze ku murongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo umusamariyakazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariya, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Aya niyo magambo nashatse kugira ngo tubashe kuganira. Tuganire aya magambo y'Imana tumaze gusoma, tuvuga hejuru y'uburyo abayuda banenaga abasamariya. Ngayo rero dutuze akanya gatoya rwose, mumpe amatwi n'imitima twumvira ijambo ry'Imana, icyo Imana ishaka kuvugana n'imitima yacu, kandi cyane cyane dushingiye kuri aya magambo. Akenshi abantu bibaza aya magambo, bakibaza ngo niki gituma abayuda banena abasamariya? Byatewe niki? Byavuye kuki? Ko bose bavukana, ko bose ari bamwe, niki gituma badakundana? Niki gituma bangana? Byavuye kuki? Byo rero nibyo dushaka kugira ngo turebe inkomoko yabyo, inkomoko y'abayuda kunena abasamariya. Abayuda rero kugira ngo banene abasamariya bifite inkomoko ituruka kure cyane, iva kure cyane, ifite imizi ikomoka kure cyane. Turibuka duhereye ku gihe igihugu cya Isirayeli cyacitsemo bikaba ibihugu bibiri. Ubwa mbere turabona hariho igihugu cya Isirayeli kikiri igihugu kimwe, ariko ku ngoma ya mwene Salomo witwa Rehobowamu turabona ariho igihugu cya Isirayeli cyacitsemo, bivuye kuri ya nama abasore bagiriye Rehobowamu ariwe mwami wa Isirayeli. Abasaza bamusabye ngo uzadutware mu mahoro, natwe tuzakuyoboka, nta kibazo tuzagira, kuko so Salomo yadutwaje igitugu, ariko wowe uzadutware mu mahoro, ntacyo tuzagutwara, tuzakuyoboka. Ariko nanone nabyo turebye kuva Abisirayeli baje gusaba umwami, Imana yari yababwiye ngo nimureke njyewe mbayobore nk'Imana, ariko nimwanga ngo muyoborwa n'abantu, abantu bazabatwaza igitugu, bazabambura ibyanyu, bazabakoresha imirimo y'uburetwa. Ariko abantu baranga ngo barashaka umwami, bituma Imana ibwira Samweli ngo bareke, si wowe banze ni njyewe banze. Byasohoye rero ku gihe cya Salomo, nubwo Salomo yari afite bwa bwenge yakuye ku Mana, Imana yamuhaye, kagira n'ubutunzi bwinshi, ndetse no ku ngoma ye haba amahoro, ariko nanone yatwaje abantu igitugu, abakoresha imirimo ivunanye y'uburetwa. Kugeza Salomo rero apfuye, umuhungu we Rehobowamu amaze kwima ingoma, abasaza barabimusaba, baramubwira ngo twemerere, wowe uzadutware mu mahoro, ntukadutwaze igitugu, kugira ngo natwe tuzakuyoboke. Uwo muhungu wa Salomo rero wari wabaye umwami ajya kugisha inama abasore. Agishije inama abasore baramubwira ngo ntiwumve inama y'abasaza, ahubwo uzatwaze Isirayeli igitugu kiruta icyaso. Nimba so yarakubitishaga agahera, wowe uzabakubitisha igikumwe. Nimba so yarabakubitishaga inkoni, naho wowe uzabakubitishe bakora. Ibyo byatumye rero Abisirayeli barakara, igihugu gicikamo. Ubwo Rehobowamu yari yohereje abantu b'imisoro, basabisha abantu imisoro, barabica. Babishe rero arahunga, abona ko nawe ariwe bakeneye, kuko Abisirayeli bari bamaze kudesida ko batakiyobowe nawe, igihugu cya Isirayeli gicikamo. Ariko nanone nabyo turabibona byaratewe nuko Salomo yasenze ibigirwamana, yazanye abagore benshi n'abanyamahangakazi, bazanye ibigirwamana, amaze gusaza
bamwosha kugira ngo baramye ibigirwamana. Ibyo nabyo n'indi ngomoko ya kabiri yatumye igihugu cya Isiraheli gicikamo. Ibyo cyane ntitubitindaho cyane, ariko cyane icyo dushaka kuvuga ni ya nkomoko yo kuvuga ngo abayuda banene abasamariya. Byatumye rero igihugu gicikamo, banga kuyoborwa na Rehobowamu, bajya mu majyepfo inzu zibiri, ni ukuvuga inzu ya Yuda n'inzu ya Benjamin, aba arizo ziyoborwa n'umwami Rehobowamu. Hanyuma igihugu cya ruguru nacyo aricyo gihugu cya Isiraheli aba aricyo kiyoborwa na Yerobowamu. Turagenda twihuta kubera umwanya. Ibihugu biba bibiri Isiraheli icikamo, bibamo ibihugu bibiri, habamo igihugu cya Isiraheli, habamo n'igihugu cya Yuda. Ni ukuvuga igihugu cya Yuda kigira kapitale yitwa Yerusalemu, igihugu cya Isiraheli kigira kapitale yitwa Samariya. Ico niho iri jambo Samariya dushaka kuribona. Rero tubona abasamariya banenwa n'abayuda, kandi turabona Samariya ubwaryo izina ryabo gisobanura imvange. Niyo meaning, nico bisobanura Samariya ni imvange, kuko n'ubundi hariya Samariya kuva kera hitwaga Sukara, ariko haje guhinduka hitwa Samariya kubera abantu b'imvange. Twihuse rero, igihugu kimaze gucikamo kabiri, turabona i Yerusalemu niho hari urusengero, kandi Abisirayeli bose guhera ku mwana w'imyaka 12 w'umuhungu kuzamura ku bantu bakuru bakibasha bagifite imbaraga zo kugenda, hari iminsi 3 mikuru bakoreraga i Yerusalemu, bose bakajya kwikorerayo. Twavuga umunsi mukuru wa Pasaka, tukavuga n'umunsi mukuru wa Pentekoste, n'umunsi mukuru w'ingando. Iyo niyo minsi yakorerwaga hehe? Yakorerwaga i Yerusalemu. Turabona rero kubera ko iyo minsi yakorerwagaho, n'abagombaga kuva muri ca gihugu c'amajyaruguru i Samariya bagombaga kuja nabo i Yerusalemu kuja kuramya Imana cyangwa muri iyo minsi mikuru. Ariko igihe carageze, uyu mwami twavuze wayoboraga amajyaruguru witwa Yerobowamu, nawe ashaka kugira ngo abuze abantu kujya i Yerusalemu gusengerayo kugira ngo batazamuta bakayoboka umwami wa Yuda. Byatumye rero abashiriraho imipaka, aravuga ngo iminsi mikuru nta gusubira i Yerusalemu, twacitsemo ni ibihugu bibiri, nta kujya gusengerayo, ni mugume hano, natwe turategura imisozi aho tugomba gusengera. Imisozi dusengeraho natwe Gerizimu, n'abari abasengere i Yerusalemu, hanyuma twe dusengere hano. Ariko nanone twihuse turaza kubona uyu mwami w'amajyaruguru witwa Yerobowamu atangira kuzana ibigirwamana muri Isiraheli kugira ngo abantu batangire kubisenga. Byatumye rero buri kanunga kose cyangwa agasozi kose agenda hashiraho ibigirwamana. Ico kintu kibabaza Imana. Kimaze kubabaza Imana, turabibona mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri hariya mu gice cya 28, ngira ngo turaza kubona Imana ivuga ibwira Abisirayeli bakiri mu nzira bari hariya mu kibaya cya Mowabu, habura ukwezi kumwe ngo bambuke bagire mu gihugu cy'isezerano. Mose abateranya, ababwira amabwiriza ya nyuma kugira ngo bayagendereho, bazayakomereho bagiye mu gihugu cy'isezerano. Yababwiye ko ababwira umugisha uzabakurikira nibakomeza kubaha amategeko y'Imana, ntibivange n'abanyamahanga, ntibasenge imana z'abanyamahanga. Ababwira umugisha uzabakurikira, ndetse ababwira n'umuvumo uzabakurikira nibaramuka batubasha Imana cyangwa ngo bagendere mu mategeko y'Imana. Turabona zino z'icumi rero zivuye mu bushake bw'Imana, zivuye ku mabwiriza cyangwa amategeko Mose yabahaye bari hariya mu kibaya cya Mowabu, batangira gusenga ibigirwamana. Zatumye rero Imana irakara, ihagurutsa Ashuri, kuko aricyo cyari igihugu cyari puissance, cyari gitegetse, empire yari itegetse isi icyo gihe. Barahaguruka batera Isiraheli, babajana ari iminyago, baja muri Ashuri. Turacari mu kirari aho kunenwa kw'abasamariya kwakomotse. Icyakurikiyeho rero, Abisirayeli bamaze kujanwa muri Ashuri kuko basenze ibigirwamana, mu Bisirayeli hasigaye abantu bakeya b'abatindi, bene bano bakeya b'abatindi abaribo basigara i Yerusalemu b'Abisirayeli. Cyakurikiyeho nuko Abashuri bafasha abantu bo mu bwoko bwabo b'Abashuri
barabazana baza kubatuza i Samariya. Babatujije i Samariya baza kwivanga bashakana n'abanyabisiraheli basanze. Bamaze gushakana rero barabyarirana, baba ibibyarirana. Babamo abo utamenya ngo abana b'Isiraheli cyangwa na bantu bo muri Ashuri, basa n'ababaye ubundi bwoko busha busa bw'imvange bukomoka ku Bisiraheli n'abanyamahanga. Iyo niyo koze ya mbere. Impamvu ya mbere nuko bivanze. I Samariya hari ahantu h'imvange, abantu b'Abisiraheli babyaranye n'abantu bo muri Ashuri. Ico kiba ikizira imbere y'Imana, kuko Abisiraheli bagomba kugira gute kunena Abasamariya, kuko mu mategeko Imana yari yarabahaye, kuko twabivuze, Imana yarababwiye Abisiraheli ngo ntimugashakane n'abagore n'amoko y'abanyamahanga, ntimugashaka abagore b'abanyamahanga. Nimubashaka bazayobya imitima yanyu babakure ku Mana ya Isiraheli, utangire gusenga imana zabo. Aha turabona impamvu ya mbere kera hano i Samariya, kuko bari imvange. Kera bari bamaze gushaka abagore bivanze bashakanye n'aba banyamahanga. Aha turabona iki rero, igihe caragiye bigiye kugera nyuma y'imyaka 135, za nzu 10 zijanwe muri Ashuri, zino zibiri zari zarasigaye mu gihugu ca Yuda, nazo zikora amakosa, zikora icaha kimeze nka kimwe za nzu 10 zakoze zo gusenga ibigirwamana. Nabo Imana irababara, ibatanga mu maboko y'Abakarudaya cyangwa Babuloni. Nabo bajanwa i Babuloni, za nzu zibiri, ariyo nzu ya Yuda n'inzu ya Benjamin. Nabo bajanwa i Babuloni, bamarayo imyaka 70 bari mu buretwa. Turabona iki rero hano? Turabona nyuma ya myaka 70 bagaruka bataha mu gihugu cabo ca Isiraheli. Bagarutse ndetse basubiye kuba inzu imwe, basubiye kuba igihugu kimwe, kibasubiye kuba kandi ibihugu bibiri, kubera kuko mu buhanuzi bwa Ezekiyeli ngira ngo igice ca 38 hari yahanuraga amagufwa yumye. Bwari ubuhanuzi yarimo ahanura ku bwoko bwa Isiraheli bwajanwe mu mahanga, Babuloni na za Ashuri, bameze nkaho basa n'amagufwa yumye, ariko avuga ko bazagaruka bagafata inkoni. Avuga inkoni ya Yuda, avuga n'inkoni ya Efurayimu ko zongera kandi zigahuzwa zikaba inkoni imwe, kuko Efurayimu ni wari ukuriye ziriya nzu 10, tukabona Yuda nawe akuriye zino zibiri, zongeye guhura rero ku igihugu kimwe. Bamaze gutahuka rero, bageze muri kino gihugu cabo, turabona Ezira akora igikorwa gikomeye cyane cyo kugira ngo yongere atandukanye abantu, kuko mu bavuye muri Ashuri hari inzu zagiye zitaha zikaba represente, hakaba n'abavuye Babuloni nabo bagiye batashe cyane cyane n'abari bavuye Babuloni nibo bari benshi, ariko n'abagiye Babuloni nabo hari abari barashatse abagore b'abanyamahanga. Byari ngombwa ko nabo batandukana, kugira ngo abashatse abagore b'abanyamahanga n'abana babyaranye bose basubizwe hehe i Samariya, basange bajya abandi bose b'imvange baje kuba ahantu hamwe, kuko abantu b'imvange bose bagombaga kuja kuba hehe i Samariya. Turabona ndetse uyu mugabo Ezira amaze kubatandukanya, abemeye gutandukana n'abagore babo bagumye i Yerusalemu, ariko abanze gutandukana bahise bakomezanya n'imiryango yabo boherezwa i Samariya. Ndetse n'abatandukanye n'abagore n'abana bafataga abo bagore kuko ari abanyamahangakazi n'abana babyaranye bakoherezwa i Samariya, kuko i Samariya niho hari ahitwa ahantu h'abantu imvange, nubwo hose hari muri Isiraheli, ariko nanone niho hari haragenewe abantu b'imvange ko ariho bagomba kuba. Turabona ndetse aba bantu b'imvange nibo bari abantu babi cyane ku Bisiraheli, nibo bibasiraga cyane
Abayisiraheli kuko babakomokamo ariko bakaba babanena. Ndetse turabona ba Tobiya na ba Senabarati na ba Geshemu ndetse n'abandi bose bari inkomoko aho bakomoka ni hariya i Samariya, bari abantu b'ibibyarirane. Abo rero Abisirayeli barabanenaga, bakabanena kubera iki? Babanenaga kubera kuko ari imvange. Rero kuva ubwo Abisirayeli rero kiba ikizira, ariko nanone kiri mu mategeko y'Imana avuga ngo abantu bose nimugashakane n'abanyamahanga, kubera kuko ari ikizira imbere y'Imana, kuko bashobora kubanduza imana zabo mugatangira kuzisenga. Ibyo nibyo Abayuda bashingiyeho banena Abasamariya. Nuko Abasamariya bari imvange, bari barivanze babyarana n'abanyamahanga, baharirwa ahantu habo, bagira agahugu kabo, akarere kabo bagomba kubamo, Umwisirayeli nyakuri atagomba kujamo, atagomba gukandagiramo. Rero akabanena, tibemererwaga gusangira nabo cyangwa gusengana nabo, kuko ari imvange, atari Abisirayeli nyakuri cyangwa atari Abisirayeli buzuye. Iyo niyo yari impamvu nyamukuru iruta izindi mpamvu zose zatumye Abayuda banena Abasamariya, ndetse bavuga ko bakikiraga ndetse no ku nkombe y'uruzi cyangwa y'inyanja ya Galilaya, kugira ngo ntibakandagire hano ku butaka bw'Abasamariya, kugira ngo bagende baje mu zindi ntara za bene wabo, ariko bagasa nkaho bahariwe ivomo, mugani w'Abarundi, cyangwa bahariwe batenzwe, batagomba kugira ico bakorana igikorwa na kimwe, ndetse harimo no gusangira, tibemere gusangira n'Abasamariya. Ariko hano rero amagambo y'Imana twasomye ni meza. Yesu umwami wacu ashimwe, kuko we ari umwami uzuza kwiyegereza abatawe, babandi abantu batagiha agaciro, ariko Yesu akabaha agaciro. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu ngo yiyumvamo ko agomba guca i Samariya. Aca i Samariya, agera hariya kuri ririya riba, ahasanga uriya mugore wari waje kuvoma. Siwe dushaka kuvugaho cyane, ariko turashaka kwerekana ikiganiro Yesu yakoranye nawe, cyari cyo kumusaba amazi. Ubwaco cyari igitangaza kuri uwo Musamariyakazi. Yibaze ngo se kuri Umusamariya, yibaze ngo kuri Umuyuda nkaba Umusamariya, niki cyatuma usaba amazi yo kunywa? Cyari kimutangaje kubona none Umuyuda yakandagiye ku butaka bwabo. Icya kabiri, amusabye amazi kandi bitari byemewe, babanena. Uri muntu ki waje? Ndagira ngo ubwire rero, hari umuntu witwa Yesu uzusanga babandi batawe, uzo wiyegereza babandi batakigira agaciro muri societe, babandi abantu batakicumva, batakicemera, ariko abo ngabo Yesu aza biyegereza akabagira inshuti ze. Uku niko Yesu yashatse kwerekana ko we yazanwe n'iki? Yazanwe no gushaka icyari cyarazimiye. Mishoni zibiri zazanye Kristo. Hari mishoni ya mbere niyo gushaka icyari cyarazimiye, ni muri babandi batawe, ni muri babandi batakigira agaciro, ariko Yesu amaze kuza arabiyegereza. Mishoni ya kabiri tubona yazanye Yesu, turabona ari kumaraho imirimo ya Satani. Niko bivuga, abarwaye, abaremerewe, abafite imitwaro, abo Satani yatwaje igitugu, iyo mirimo niyo ya Satani niyo Yesu yaje kumara. Iyo niyo mishoni ya kabiri ya Yesu. Ariko nanone turabona iki? Turabona Yesu yiyegereza abantu. Icyo dushaka kuvuga ni iki rero? Twagira ngo twerekane ko iki kintu nubwo cyabayeho cyo kunena, ariko muri kino gihe turashimira Yesu wakimaze akagikuraho. Yaravuze ngo nta Muyuda, nta Mugiriki, nta mugore, nta mugabo, twese turi umwe muri Kristo Yesu. Turabona ubutumwa bwiza butangira gukwirakwira, bwahereye i Yerusalemu, ariko nanone buza kurenga imipaka, bugera i Yudeya, buza kurenga Yudeya, bugera ni Samariya, hahandi abantu bari baratawe. Ubutumwa bwiza bwa Kristo burahagera, abantu b'i Samariya barakizwa bakiragakiza,
ka Kristo. Ariko nanone kibzagarukiye aha, agakiza ka Yesu kageze ku isi yose. Agakiza ka Yesu kageze ku isi yose, abantu bose bakira ako gakiza. Rero tukaba tubashimiye kuko mwaduteze amatwi mukadukurikira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tuzakomeza ibiganiro byacu n'ubutaha, muzakomeze mudushigikire kandi mudukurikire. Yesu abaduhera umugisha. Murakoze cyane.